Murakaza neza kuri iyo hiri. Uno munsi muri kumwe na muganga Tuyishimo de Prince. Ngira ngo tuganire uno munsi ku kintu cyerekeranye n'igicuri cyangwa kugagara mu bantu batandukanye. Hari mugenzi wacu watubajije ikibazo cyiza, aravuga ati mbese ubundi igicuri kirakira cyangwa ni indwara umuntu abana nayo ubuzima bwose? Mbese hari uburyo umuntu urwaye igicuri ashobora gufashwa bikaba byakira? So icyo kibazo ngira ngo tugisubize, ariko turaba tugendeye noneho tugendera ku mpamvu zigiye zitandukanye zishobora gutera igicuri cyangwa kugagara, ndetse turanareba naho bitandukaniye iyi ndwara yitwa igicuri, aho itandukaniye no kuba umuntu yagagara rimwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Rero kugira ngo tubisobanure neza turagendera ku myaka y'umuntu, ubwo turahera ku bana batoya bakivuka, kubera ko nabo bashobora kugira icyo kibazo cyo kugagara cyangwa kugira izo ndwara zijyana ku gicuri. Rero umwana ukivuka ashobora kuvuka yaragize ibibazo bitandukanye, harimo ibibazo umwana ashobora kugirira mu nda ya mama we mu gihe amutwite, cyangwa ibibazo ashobora kugira mu gihe ari kumubyara. Ibyo bibazo akenshi bikaba bihuye n'ubwonko bw'uwo mwana. Hari bugihe bitewe n'impamvu zitandukanye, mu gihe mama atwite ashobora kugira umuvuduko mwinshi, ashobora kugira diabete, ashobora kuva ku nda. Ibibazo byinshi cyane bishobora kuba ku mama mu gihe atwite, ndetse n'ibibazo bitandukanye bishobora kuba mu gihe ari kumubyara, bishobora gutuma ubwonko bw'umwana atwite bubura oxygene cyangwa umwuka wo guhumeka, ndetse icyo kigatuma igice kimwe na kimwe cyo mu bwonko bw'uwo mwana cyangirika cyangwa kigapfa. None umwana mu gihe avutse akazajya agira ibintu bisa nka kugagara. Rero iyo umwana akivuka akahita agira ibyo bintu byo kugagara, akenshi bisaba yuko nyine aba kwa muganga, nibura akajya mu bitaro by'impinja kugira ngo bamukurikirane, ndetse bamenye urugero rw'ibyo ibyamubayeho nyine aho bigeze. Bisobanuye ngo ya ndwara nyine kugagara urugero rwayo rungana rute, twayikontorora dute, twayivura gute. Ibyo byose ni ibintu bikunda kuba, ariko urumva byaturutse nyine mu nda umwana akiri mu nda. Ubwo rero urumva yuko n'umwana ukivuka nawe ibyo bintu bishobora kumubaho. Akenshi rero kubera ko abo bana baba bavukanye ikibazo ku bwonko, igice kimwe cy'ubwonko cyangiritse, hari n'ugiye bibaviramo n'indwara zitandukanye zirimo kurwara noneho igicuri atari ukugagara gusa, ndetse akaba yanabikurana mu buzima, akaba yagira n'ibindi bibazo bitandukanye. Akaba ari wa mwana wenda watinze gukura, agatinda kwicara, agatinda gukomeza ijosi, agatinda guhagarara ngo agende, cyangwa ntanabibashe, agatinda kuvuga. Urumva nyine umwana uba ukeneye kwitabwaho bitandukanye n'ibyo abandi bana basanzwe bakenera. Urumva rero ibyo byose byaraturutse yuko umwana yagiriye ikibazo mu gihe yari ataranavuka. So icyo ni cyambere. Gusa kugira ngo dutandukanye ijambo kugagara ndetse n'igicuri, wenda kugagara birumvikana n'ugiye umwana yagagara, ashobora kugagara umubiri wose, akaba yakubita amaguru n'amaboko n'umutwe, akaba yazana igifuro, ibintu nk'ibyo. Umwana ashobora no kurerembura. Iyo ari umwana ashobora no kugaragaza kugagara gutandukanye. Ashobora kurerembura gusa, ukabona amaso nyine asa nkaho atari kureba neza, noneho icyo kikaba ari igicuri, wowe wenda ntunabimenye. Ndetse ashobora no kuba yagira gukubita nk'igice cy'umubiri kimwe cyonyine, agakubita nk'akaboko konyine kakanga guhagarara. Urumva nyine kakaba ariko kagagara. Ariko urumva kugagara nyine ni ikintu uko kugagara biba byamubayeho. Igicuri cyo ni igihe nyine umwana aba afite epilepsy, nyine urumva yagize nka syndrome, cyangwa ibyo bintu bikunda kumubaho inshuro nyinshi, ndetse wenda bikaba tukaba tutazi n'impamvu ibitera mu by'ukuri. Ariko byose nyine nk'uko nabikubwiye bikaba biba bihuye n'ubwonko bw'umwana. Urumva rero kugagara ni ikintu kibaho rimwe, ariko icyo nakwita nk'indwara y'igicuri ni ikintu nyine kiba kimaze kuba
nko kugagara kwa karande bimaze kuba inshuro nyinshi. So ubwo urumva dusoje mu bana bakivuka, kubera ko nabo bana bashobora kugira, urumva akenshi ni icyo gikunda gutera abana kugagara mu bana bakivuka. Ariko mu bana bafite hasi y'imyaka 5 akenshi bakunda kugira icyo nakwita nkaho ari umuriro mwinshi. Bashobora kugira umuriro usanzwe, akarwara, ashobora kurwara grippe akagira umuriro, ashobora kurwara malaria akagira umuriro, ashobora kurwara ibintu bitandukanye akagira umuriro. Uwo muriro none ugatuma ubwonko bw'umwana, kubera ko hari bugiye ubwonko bw'umwana waba utarakomera, ukamutera kugagara. Ibyo bintu rero bikaba biba bishobora kuba rimwe ku munsi, bishobora kuba inshuro nyinshi ku munsi, bishobora kuba munsi y'iminota 15 cyangwa hejuru y'iminota 15, ndetse ibyo bintu bikaba byamubaho agakubita umubiri wose, cyangwa akaba yakubita igice kimwe, akagagara igice kimwe cy'umubiri. Ibyo rero bigatuma dutandukanya uwo muriro wamuteye kugagara, tukaba bimwe twabyita nkaho biba biri simple, ibindi tukabigira nkaho biri complex, kugira ngo tumenye umwana tujya gukurikirana, mbese tumenye niba atazakuramo indwara y'igicuri nyine ariyo epilepsy, tube twamukurikirana turebe niba atariyo iri gutangira. Gusa urumva nyine kubera ko inaha iwacu tugira na malaria nyinshi, umwana ashobora no kugira malaria y'igikatu ikagera mu bwonko bwe, iyo bita cerebral malaria, ndetse iyo malaria ikaba yamutera no kuba yarwara n'ubundi icyo yagagara. Noneho yaza kwa muganga bigasaba ko bamuha imiti yo kwa muganga nyine yo kumutera mu nshinge, ndetse akazakomerezaho nako ariteme akaba yakira bikarangira. Ikindi gishobora gutuma umwana agagara nyine n'uko utwo tumikorobe n'ubundi dushobora no kwinjira mu bwonko bwe, hafi y'ubwonko bwe cyangwa ku bwonko bwe, bikamutera n'ubundi kugagara. Ibyo dukunda kwita indwara za mugiga, izo tuvuga mu cyongereza ngo ni meningite. Ibyo byose biza n'ubundi umwana afite umuriro, yacitse intege, ubona yagagaye nyine cyangwa ari kugagara. Iyo kwa muganga rero ahageze baramufasha, bitewe bakabanza bagahagarika uko kugagara, ndetse bakanamuvura n'indwara yateye uko kugagara. Bumva rero abana bari munsi y'imyaka 5 akenshi bakunda guterwa no kugagara n'umuriro, ariko nyine yageze kwa muganga bagomba no gukuramo, cyangwa bakabanza bakareba niba atari malaria cyangwa atari izo za mugiga yabarwaye. Ikindi gishobora gutera abana bari hejuru y'imyaka 5 kugagara ni nk'izo malaria, cyangwa abana koko barwaye igicuri akaba atangiye kudevelopa igicuri, iyo icyo twita epilepsy, wenda mukaba mutamenya wenda impamvu uwo mwana mu by'ukuri ari kugagara, bigasaba yuko uwo mwana azajya guca mu cyuma icyo twita electroencephalogram, kugira ngo turebe koko ko ubwonko butawe ufite butangiye kudevelopa cyangwa kuzamo igicuri nyine cyanyacyo. Icyo gihe rero umwana iyo aciye mu icyo cyuma bakerekana yuko afite epilepsy cyangwa igicuri, nibwo noneho ajya ku miti azagumaho igihe kirekire. Bigasaba yuko iyo miti ifata neza, ndetse akanikurikiranisha kwa muganga kugira ngo bagende baregera iyo miti, bayishyire ku kigero cye, bayishyire ku miti mike ishoboka, ariko ikontorora uko kugagara kugira ngo bihagarare nyine, ari nacyo gicuri. Ari naho ngira ngo dusubize cya kibazo cya mugenzi wacu. Urumva wa mugenzi wacu yavuze ati mbese igicuri kirakira. Igicuri rero habamo amoko atandukanye. Umwana ashobora kugira igicuri nkuko nakubwiye, ashobora kurerembura gusa cyangwa akareba mu kirere gusa agasa nk'utayisi nyine, cyangwa akikubita nyine akagagara. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye. Iyo bamaze rero kumucisha mu icyo cyuma bakubwira ubwoko bw'igicuri afite, ndetse bakamushyira no ku miti nyine kontrola icyo gicuri. Rero igicuri icyo ugomba kumenya cyo nuko ari indwara ikira, ndetse ikarangira burundu, umwana akaba yava no ku miti iyo yavuwe neza. Niyo mpamvu rero umwana iyo agiye kuri iyo miti, nyuma yaho bagomba gukurikiranwa, bakagenda bagabanya iyo miti, ariko bamakinga sure cyangwa bareba neza yuko icyo gicuri nyine kitakimubaho, ko kugagara byahagaze.
iyo rero kimazeho iyo miti yayimazeho igihe gihagije babona yajya no kuri doze yo hasi ishoboka bageraho bakaba banabimukuraho tukavuga yuko umwana yakize igicuri ubwo mu gihe kitagarutse. Gusa icyo ugomba kumenya nuko indwara yitwa igicuri ari indwara ivurwa ndetse igakira. Murakoze, muri kumwe na muganga Tuyishime de Prince. Niba mufite ibibazo cyangwa izindi comment mwazibaza aho hasi then tukazisubiza. Ikindi nuko tubibutsa gukora subscribe kandi mugasharinga video zacu ku bantu baba babikeneye hano kuri Yuhiri, ariyo channel ya mbere mu Rwanda igaragaza ubuzima bw'umuntu mu ncamake kandi mu buryo bwumvikana kuri buri wese. Murakoze cyane.